Kristo Yezu akuzwe bavandimwe, mugire mutagatifu n'ingabire ze zose. Bavandimwe, muri iki cyumweru turi kuganirizwa ijambo kwizera. Akaba ari ijambo rikomeye ndetse rikaba ari ryo nkingi igaragaza ukwemera k'umukristo, kuko ni ukwiringira icyo utarabona ariko ukumva ko ugihawe, nubwo wumva ko kitaraboneka ariko wumva ko ugihawe. Muri uko kwizera tugiye kuganira ku ijambo rigira riti kwizera ijambo ry'Imana. Iyo tugiye muri Bibiliya ntagatifu turisanga ahantu hatandukanye, aho Nyagasani aduha icyizere cy'uko ijambo rye ari ukuri. Turebye muri Izayi umutwe wa 41 umurongo wa 10, haravuga ngo witinya kuko ndi kumwe nawe, wikiheba kuko ndi Imana yawe, nibyo rwose ndagukomeje, ndagutabaye, nkuramize ukuboko kwanjye kurenganura. Bavandimwe, ijambo ry'Imana ntabwo ari inkuru, nta nubwo ari amateka, ahubwo ni uburyo tubayeho, n'ubuzima ni igisubizo cy'ubuzima bwacu. Ijambo ry'Imana twagakwiye kuryumva tukaryizera, kuko ni ijambo ritivuguruza, ni ijambo ridahindagurika, ni ijambo ry'ukuri. Igihe twumvise ijambo ry'Imana riba rije rimwe na rimwe kutuburira, ubundi kuduhumuriza, cyangwa se gusubiza ibyo twasabye. Ni kenshi Imana ivuga ntitwumve kuko tuba tutayizeye. Ariko hari ingero nyinshi bavandimwe zigaragaza ko ijambo ry'Imana dukwiye kuryizera. Duhereye mu ijambo ryayo turabona abantu benshi bizeye ijambo ryayo. Ubwo twafatiraho urugero ni Aburahamu. Aburahamu yabwiwe n'Imana, arihangana kugeza igihe iryo jambo Imana yamubwiye risohoye. Ese twebwe tujya twihangana ku ijambo Imana yavuze ngo turyizere, twizere ko iryo jambo rizasohora? Mu Baheburayo baratubwira mu mutwe wa 2 umurongo wa 1
ngo niyo mpamvu tugomba guhugukira cyane ibyo twumvise niba tudashaka kugenda tuyobagurika. Umuntu uhagaze ku ijambo ry'Imana akaryizera ntabwo ahuzagurika. Uwizeye ijambo ry'Imana niyo wagira mu bigeragezo bikomeye ukibuka ko hari icyo Imana yakubwiye, riragukomeza. Aha ndatanga ubuhamya buto. Nataye ibyangombwa kandi mbita mu gihe cyari gikomeye, nari mbikeneye kugira ngo mbikoreshe mu byangombwa nagombaga kubona hano muri iki gihugu ndimo. Nataye passport kandi niyo nagombaga gupresenta kugira ngo bahereho bampa ibindi byangombwa. Kongera kuyisaba byafashe igihe kinini, hafi amezi 3, kandi muri ayo mezi 3 nagombaga kuba nararangije ibyo bansabaga, ndetse n'inshuro bagombaga gusubika kugira ngo mbashe kuza kuzuza ibyo nasabwaga zararangiye. Amategeko uko avuga iyo zirangiye dosiye ibibaye ubusa, bivuga kongera gutangira bundi bushyashya, kandi noneho ntabwo nabwo byari gukunda gutangira bushya kuko igihe igomba gutangirirwa cyari cyarangiye. Ndibuka ko tugenda bwa nyuma nari nagize kwibaza kwinshi, ndavuga nti se Mana, ko navuganye nawe ubu ngubu birarangiye, ariko nza kwibuka ijambo Imana yambwiye ndihagararamo, riri muri Yozuwe umutwe wa 1 umurongo wa 9, rivuga ngo sinabikubwiye se ntikomera kandi ube intwari, wihinde umushyitsi, wigira ubwoba, kuko Uhoraho Imana yawe azaba ari kumwe nawe aho uzajya hose. Iryo jambo nararyibutse, ndavuga ngo Mana, ijambo ryawe ni ukuri, niryo mpagazemo. Sinzi uko bigenda, uko amategeko ari kuvuga, ndabona ko nta yindi nzira, ariko wowe ufite inzira zawe. Twaragiye turi mu nzira, noneho papa w'abana arambwira ngo nubwo tugiye nyine ngo nugupfa kugenda ntacyo turi ubirenzeho, amategeko nuko ameze, ntago bajya munsi y'amategeko cyangwa ngo bajye hejuru yayo. Ndamubwira ariko jyewe ntago navuganye n'amategeko ya hano, nta nubwo nanavuganye na immigration ya hano,
njyewe navuganye n'Imana, kandi Imana amagambo yambwiye ntabwo ibeshya. Arambwira ngo icyo ukora ni byiza nibura ugira morale. Igitangaje twarinjiye, uwatwakiriye twaramubwiye ngo pasiporo ntiraza, turacyategereje. Ahita afata urupapuro arandika ngo sinediye, bivuga ngo igihe kitazwi. Noneho turamubaza ngo se bishatse kuvuga iki? Igihe izazira aba aribwo namwe muzagaruka. Amen. Nahise nongera nibuka rya jambo aho Imana yambwiye ngo aho uzajya hose tuzaba turi kumwe. Nuko dusohotse mbwira papa w'abana, wumvise ko Imana ifite uko ibigenza. Bavandimwe rero, ijambo ry'Imana dukwiye kuryizera kuko ni ukuri. Kwizera ijambo ry'Imana kuzana imbaraga kuryizera. Iyo wageze aho wumva ko wasumbirijwe, ukibuka ko hari ijambo Imana yakubwiye, uhita usubizwamo imbaraga. Bavandimwe, tugire ukwizera ijambo ry'Imana kuko ntabwo rishobora kumanukira ubusa, ahubwo nitwe turiho agaciro gake, naho ryo riba rifite ireme n'impamvu rije. Uwizera ijambo ry'Imana abaho mu budahangarwa, nta kimukura umutima, nta kimukanga, naho haza imihengeri iryo jambo riramukomeza, ndetse bikamubera nk'ingabo imukingiye. Nibuka umunsi umwe nanone narwaje umwana, agira umuriro mwinshi cyane, ajya no mu bitaro, ariko umuriro uragabanuka. Umuriro ugabanutse agira ikibazo ku maguru, mu maguru ananirwa kugenda, kandi yari afite igihe cyo kugenda, yari afite imyaka 2 yaragendaga. Abaganga bakavuga ati ntabwo ibintu bibaho, ntabwo umwana agira umuriro iyo yagize umuriro mwinshi kugira ngo bifate mu ngingo gutya, kereka ari nk'umwana w'imyaka 5 no hejuru. Igihe bakibaza ari nimugoroba, numva mu mutima ijambo rirambwiye ngo ariko ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo tuzahambira hano mu isi no mu ijuru bizaba byahambiriwe, n'ibyo tuzahambura hano mu isi mu ijuru bizaba byahambuwe. Nahise mfata umwana muramburaho ibiganza, ndavuga ngo mu izina rya Yezu Kristo haguruka, kuko ni izina rifite ububasha, ni izina rishoboye, ni izina rikiza. Nabivuganye ukwizera, nizera iryo jambo. Ngiye kubona mbona umwana arahagurutse, agendeye kuri berso, agenda agendamo hagati mu gitanda. Ndatangara, ndavuga ngo Nyagasani, iryo jambo ryawe koko ni ukuri iyo tukwizeye.
bavandimwe rero, ubuhamya bwaba bwinshi, ariko mu by'ukuri twizere ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirakora, ijambo ry'Imana rirubaka, ijambo ry'Imana ritera imbaraga, ijambo ry'Imana riduha n'icyerekezo. Nubwo imihengeri yaza, nubwo ibiruhije byaza, nubwo ibyo amaso y'umuntu cyangwa ibitekerezo by'umuntu bigaragara ko bitakunda, ariko iyo uhagaze mu ijambo ry'Imana, iyo uhagaze, iyo wizeye ukizera ijambo ry'Imana, biguha imbaraga kandi bituma utagira ikigukanga. Hari amakuru menshi aba akongorerwa mu matwi, ariko ugomba kuyabwira uti navuganye n'Imana, ntabwo navuganye nawe, namwe mwa makuru mwe. Icyo gihe bituma ubaho mu mahoro, icyo gihe bituma ubaho mu mudendezo, ndetse ukabasha gutegereza neza igihe iryo jambo Imana yavuze rizasohora. Nyagasani we uduha imbaraga ndetse udukomeza tukagira uko kwizera, atwongerere ingabire yo kwizera ijambo rye. Mugire amahoro.